trajectoire awohereza kuwo bita Biramayire Abedi Christophe aramusaba imbabazi 50 euro yamuha. Biramayire Abedi Christophe atsinze igitego cyiza cy'umwataka asigaye umuzamu asigaye bita Pascal. Iki gitego cy'umwataka pe nyiheruka ubwo uwo yasimbuye agitsinaga Mukura agitsinda amagaju nibyo kuri Premier Poto igitego cy'umwataka rwose samahani rwose Abedi Biramahire kuko Abedi buriya agira se w'umugeshi niba utarunabizi meruka akora hariya za Nyungwe ariho yibera niba ariho ari namusuhuje rwose umuhungu we musajya imbabazi ukarubanda Abedi Biramahire amanota rwose nayo namwe 50 mwongera y'icumi ubwo mwaye 60% Abedi Biramahire kimwe Rayon Sport 2 Abedi Biramahire yagiye kuruka yinywera mutware yanyweye mutware inajya garukanye imbaraga nyinshi cyane kabisa ahita teragamo igitego cya kabiri tayari Rayon Sport irayoboye umukino 2-1 Emmanuel Okwi AS Kigali terekamo ndani Emmanuel Arnold Okwi fato buhita bugingo akimara zazama gufunga baro muri kigana cya 21 wa mbere mibonye umukinnyi ananirwa gufunga baro umupira uridunda usanga bita Emmanuel Arnold Okwi agaranye n'umuzamu Kadime Ndiaye nayo zamu yarivuyemo yari yasohotse bamukurikira bitarob nta n'umwe kunyeganyega inshundura ziranyeganyega cyanyoye ndani AS Kigali. Uyu mwataka w'umugana n'umuhanga niyo yabakuze mu myaka niwe wa mbere ariko ku kintu cyitwa gutekereza bro niwe wa mbere atekereje ibintu by'abataka b'abahanga aravuze ati nintera hasi arawufata nimushota shoko kumushota umupira ukagaruka kamurobe aramurebye avuga ati ndamuroba ruca imana baro nishaka igenda ijya hanze ariko iragiye imanukira muri 90 ijyamo AS Kigali kimwe Rayon Sport ubusa kabisa uko bimeze match irahindutse ibaye indi match irahindutse ibaye indi AS Kigali kimwe Rayon Sport ubusa bugingo wa Kim BH kora amakosa akomeye cyane tanze igitego kabisa tanze igitego rwose iki ngiki babariye umunyamutsindwa ngo murashaka ko mubyegekaho ni mutsindwa mubyegeye kuri bugingo umureyo ayisabwira uwo bita Robertinho aragiye yegera umutoza fitness Ayabonga Lebitsa arambwira ati